Yesu ashimwe cyane bene data bakomeje kutwereka ko muri kumwe natwe Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Turashimira Imana nyir'ijuru n'isi yakomeje kuturinda. Iki ni icyigisho cyo ku munsi wa 12 w'ibi byo gusenga. Turacyari mu isezerano rya kera, turacyari mu mugambi wo gukiza abantu, umugambi wo gucungura abantu, uburyo ari uwa kera cyane, ndetse ko Yesu yaje mu isi bidatunguye Imana, ahubwo ko Imana yari yarabigambiriye uhereye kera. Reka rero twongere dusenge twinjire mu nyigisho yo ku munsi wa 12. Mana yacu, uhabwe icyubahiro ku bw'ubuntu bwawe, ku bw'imbabazi zawe nyinshi, no kubw'urukundo rwawe, no kubwo kutwigisha, kutwungura kumenya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dufashe rero muri uyu mwanya kugira ngo tuyoborwe nawe, kandi utwungure inama, utwungure ubwenge. Icyubahiro cyose kibe cyawe uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo muri uyu mwanya wo kuba imbere y'Imana dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice bitatu, umurongo wa 14 ndetse n'uwa 15. Itangiriro ibice bitatu, umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. Haranditse ngo, Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo, uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Imana itugirire neza cyane. Aya ni amagambo yavuzwe n'Imana ubwayo ubwo abasekuruza bacu cyangwa se abantu ba mbere bacumuraga ku Uwiteka, bagakora icyaha cyo kutumvira Imana, bakarya ku mbuto Imana yari yarababujije. Nuko rero nyuma y'ibyisobanuro byinshi, umugabo avuga ati, umugore wampaye yanshutse, umugore ati, inzoka yanshutse. Igihano cyahereye ku nzoka mu buryo bw'amagambo, navuga ko ari amagambo y'inyigisho ashingiye rimwe na rimwe ku buryo ibikoko runaka biba bibayeho, ariko bikaba ari inyigisho igana cyangwa se ishaka kwigisha irindi somo rikomeye. Imana yacu itugirire neza cyane. Aha rero, haba ku gukurura inda kw'inzoka, haba kurigata umukungugu, ndetse n'ibindi bivugwa mu buryo bufitanye isano no kwitegereza imyitwarire y'agakoko runaka, ntabwo ndi bubitindeho n'ibisobanuro byabyo. Ndashaka kugaruka cyane cyane ku mugore, ndetse no ku rubyaro rw'umugore, atari imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo ku rubyaro rw'umugore. Imana yacu itugirire neza cyane. Iyi nkuru rero iri mu byanditswe mu bitabo bya Mose cyangwa se mu bitabo by'amategeko. Iki gitabo cy'Itangiriro bigaragara ko ari ihishurirwa rikomeye ry'umwanditsi. Igitabo cyitirirwa Mose. Bigaragara ko mu itangiriro cyangwa mu gihe cya kera cyane habayeho kutumvira. Habayeho icyaha cyo kutumvira, bizana ingaruka zikomeye cyane, haba ku buzima bw'abantu ndetse no mu mibanire y'abantu na environment cyangwa se n'ibidukikije. Imana yacu itugirire neza cyane. Ari uburyo ubutaka bwari buriho, ari uburyo ibyabubayeho nyuma, uko bwaje kumera amahwa n'ibitovu. Mbese izo nkuru zose, inkuru zabaye mu gihe nta muntu n'umwe wari uhari ngo avuge ngo ibi byabaye ndabibonye reka mbyandike, ahubwo bikaba ari nk'ihishurirwa ry'ibyabaye mbere. Umugaragu w'Imana Mose ashobora kuba yarabikuye mu ihishurirwa rikomeye, cyangwa se no mu makuru nanone y'uruhererekane rw'abasekuruza. Ariko icyo byaba biri cyo byose, ikigaragara ni uko byandikiwe kutwigisha, kandi byaje bihumekewe. Ibi byanditswe byahumekewe n'umwuka w'Imana, kugira ngo umwuka w'Imana natumurikira tubashe kugira amasomo akomeye dukuramo. Uyu munsi rero turakuramo amasomo y'ingenzi areba cyane cyane
uyu mugore ndetse n'urubyaro. Ntabwo Imana yavuze ngo uyu mugore nk'uko turi kubibona aha ngaha mu gitabo, ariko mu nyandiko z'umwimerere z'ururimi rw'Igiheburayo ntabwo Bibiliya ivuga uyu mugore, ahubwo ivuga umugore wihariye. Bibiliya y'Igiheburayo ishyiraho article défini nko gusobanura umugore wihariye, the woman, mbese udasanzwe, mbese hari umugore. Imana yaravuze ngo hari umugore, hari umugore, hari umugore kandi mu rubyaro rw'uwo mugore, atari kuvuga ngo mu mbyaro z'uwo mugore, nko kuvuga wenda ngo ni abadamu bose, noneho n'urubyaro ruri mu bumwe, bigaragara urubuto, the seed, uzakomoka kuri uwo mugore, ha seed, cyangwa se urubuto ruzakomoka kuri uwo mugore ruzakumena umutwe. Imana rero ibibwira inzoka, ibwira iti wa nzoka we rero, ibintu wakoze wabaye ikivume. Hanyuma hari umugore, birumvikana mu bagore bazabaho hazabamo umugore, haisha, umugore, kandi uwo mugore urubyaro rwe azabyara umwana, kandi uwo mwana azakumena umutwe. Bivuze iki? Uyu mugore uvugwa ahangaha niwe wongera kugaruka muri bya bitabo twasomye ejo bundi, muri cya gitabo twasomye ejo bundi cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere, ubwo marayika Gaburiyeli yasangaga umwari wari warasabwe na Yosefu ati Mariya uzasama inda, kuvuga ugiye kubyara umwana kandi nta mugabo mu mubyaranye, kuvuga ugiye kuvuka uri umwana w'umugore. Hari urubuto Imana yashyize mu nda yawe rugiye kuvuka rugukomokeho, ukuvuga ngo urubuto rw'uwo mugore, wa mugore twavugaga hano mu itangiriro, urwo rubuto, uwo mwana uzavuka azaba igitangaza, azajya ku ntebe ya Dawidi, azaba umwami ukomeye. Twarabibonye mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 7, 8 ndetse n'ibice 9, umujyanama ukomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Twabonye urwo rubuto kandi rw'uwo mugore. Mariya rero niwe Imana yari yaravuzeho mu gitabo cy'itangiriro ko azabyara umwana, kandi ko hazaba hari urwango hagati y'uwo mwana w'uwo mugore ndetse n'inzoka. Imana yacu tugire neza cyane. Ngira ngo ni nacyo cyatumye Yesu avuka amerewe nabi cyane, ahigwa. Tuzabona mu minsi iri imbere ko yahizwe, ko yavutse agahigwa, akamererwa nabi, ba Herode bakamuhiga, agahungira muri Egiputa, akabageze muri Afurika, akongera akagaruka, abantu bakamuyoberwa, bakamwita Umunyanazareti, kandi ari uw'i Betelehemu y'i Buyuda. Imana yacu tugire neza cyane. Ibyo byose byahanuraga kandi bikuzuza ibi tugezeho bya kera cyane kurusha bimwe twabonaga ejo bundi mu gitabo cyo kubara, kuko byo ni nk'ibyo mu myaka ibihumbi 2000, imyaka 3000 nako ishize, 3000 mbere y'uko Yesu aza, kera cyane mu itangiriro, noneho aho tutazi, aho no Mose ubwe atazi, mu myaka itazwi, mu gihe utapfa gusobanuza ubwenge bwa kimuntu uvuge ngo ni muri gihe iki n'iki, kuko umuntu agerageza gushakishiriza mu kubara, gupimanya ngo Adamu yaba yarabaye igihe iki n'iki, ni kurushaho kwisaza no kwitesha umutwe, kuruta kutuza ugategereza ihishurirwa, ugategereza kumurikirwa n'umwuka w'Imana kugira ngo uyobore uko wakira ibyanditswe byera mu rubyaro. Imana yacu tugirire neza cyane. Urwo rubyaro rwari rwaravuzwe kera ko ruzaba urw'umugore udasanzwe, uzabyara umwana.
hanyuma uwo mwana n'amazina y'akavugwa uzamwite Immanuel. Twarabibonye. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana, uzamwite Immanuel. Hamwe manu anu, iyo nu ni twe, hamwe natwe. Imana iri hamwe natwe. Iryo ni ijambo ry'igiheburayo, Immanuel. Imana iri kumwe n'abantu. Imana yacu tugirire neza cyane. Urwo rubyaro nirwo Imana yavuze ko ruzagira ububasha, haleluya, ruzagira ubushobozi bwo gukandagira inzoka rukayimena umutwe. Iyi nzoka rero ivugwa aha ngaha ni ikibi, inkomoko y'ikibi, isoko y'ikibi, isoko y'ibibi, byaba ibibi abantu bakora, byaba ibibi biri mu bantu, byaba ibibi biri ku isi, byaba ibibi biriho. Iyo nzoka niyo yashushanyaga ikibi, isoko y'ikibi. Imana yacu tugire neza cyane. Yesu rero niwe wahawe ububasha, niwe wasezeranijwe kuva tangu zamani, kuva kera cyane, mbere ya kera cyane, mu gihe cy'itangiriro, ahantu hatazwi utapfa kubara imyaka. Imana yari yamaze gusezeranya ko mu rubyaro rw'umugore, umugore udasanzwe, hazavamo urubuto, kandi urwo rubuto rukazagira ububasha bwo gukandagira inzoka rukayimena umutwe. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Haleluya. Twebwe rero abizeye Yesu, abo Yesu atuyemo, abamwakiriye, abamwemeye, twinjira muri izo mbaraga, twinjira muri ubwo bubasha, haleluya, twinjira muri ubwo bushobozi bwo gukandagira ikibi, cyangwa se bwo kunesha ikibi mu izina rya Yesu Kristo. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Cyakora tugahita twinjira nanone no muri ubwo bwanzi. Ni ukuvuga abizeye Yesu, uko hari urwango hagati y'ikibi n'urwo rubuto, niko natwe hahita hatunguka urwango hagati y'ikibi natwe. Abashaka guhemuka no gukora ibibi ntabwo tugira n'ubucuti. Kubera iki? Kuko niba ashaka guhaha kandi akabeshya abamutumye ko yaguze ku 1000 kandi yaguze kuri 500, muri wowe hakaba harimo uwo mwana, hakaba harimo umwana ushaka gukandagira icyo kibi, ubwo bujuru, ubwo buryarya, ubwo kukwiba ikigo runaka cyangwa abantu runaka, uramuhakanira. Iyo umuhakaniye ntashobora kuguhahira. Kuvuga ubwo bucuti mbese ukuvuga ngo hari urwango hagati y'urubyaro rwa wa mugore ndetse n'inzoka. Imana yacu tugire neza cyane. Imana yacu idufashe. Noneho nge nkavuga nese muri iyi minsi mu mibereho yawe, Yesu niwe rubyaro rwavugwaga hano mu itangiriro, niwe wakandagiye inzoka ayimena umutwe. Iki gikomere cyo gatsitsino nicyo kigereranwa ngo nawe uzarukomeretsa agatsitsino, kigereranwa na rwa rupfu Yesu yapfuye, ariko ntirugire icyo rumutwara kuko yarunesheje mu minsi 3 akaba arazutse. Niko gukomereka ku gatsinsino. Hanyuma ko uri umuntu w'Imana wakiriye Yesu, ese koko waramwemereye kugira ngo atsinde aneshe ikibi? Birashoboka yuko muri iyi minsi hari ibibi byakwadutseho. Ushobora kuba warashyingiwe ntubone urubyaro, tumaze iminsi dusengera ibyo byifuzo. Ushobora kuba uri mu kazi ariko ubona ikibi kirimo kiguhagurukira. Ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesu harimo ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Nasomye Zaburi ya 91 ivuga ngo uba mu rwisumba byose azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Nsanga harimo umurongo uvuga ngo azakandagira inzoka n'ikiyoka, azakandagira umugunzu w'intare. Reka dusengere muri iryo jambo riri muri Zaburi ya 91 kugira ngo nawe utekereze aho umwanzi aguhagurukira, aho wohera imyuka mibi, ibintu byose bikomoka ku mwanzi. Umenye ngo niba uri muri Yesu, icyambere hari ubwanzi hagati yawe
n'imyuka y'ikibi, n'imyuka y'ubugome, n'imyuka y'ubugizi bwa nabi. Hari urwo rwango rurahari. Ushaka gukora ibyiza ari muri Yesu Kristo, hari ubwanzi buri ku rundi ruhande rw'ikibi, n'abakorana n'ikibi, n'imyuka y'ikibi. Muzahangana, ntabwo muzabasha kumvikana, ko barashaka gukora ibibi, nawe urimo urashaka gukora ibyiza. Imana yacu itugirire neza cyane. Icya kabiri, nubwo bimeze bityo, birashoboka ko bagukomeretse, birashoboka ko hari ibyakugeraho. Niyo mpamvu wenda ushaka kuba umaze n'iyi myaka yose nta mwana urabona, ariko ndagira ngo nkubwire ugaruke mu butware. Haleluya! Dufite ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Reka rero dusome Zaburi ya 91, hanyuma tuyisengeremo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Avuga ngo, uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Uyu uri mu bwihisho bw'isumba byose, cyangwa se iyo wiringiye Uwiteka, iyo Uwiteka ari we byiringiro byawe, uba ushobora kubwira Uwiteka ati, uri ubuhungiro bwanjye n'Imana yanjye niringira. Ngo azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Kuko nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira amaboko yabo, udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Izina ry'Uwiteka nishimwe cyane. N'ubundi iyi Zaburi irongera ikagaruka kuri Kristo, aho bavugaga bati tumuvune amaguru. Ariko ibyanditswe, muribuka umwanzi amushuka ngo byaranditswe ngo simbuka, ngo kuko ngo azategeka abamarayika ngo bakuramire, kugira ngo utavunika, udakubita ngo ikirenge ku ibuye, kuko byari byaranditswe, turabibonye. Iyi Zaburi rero nanone irongera ikagaruka kuri bwa butware bwa Yesu bwo gukandagira. Uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Haleluya! Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uzaribata, uzakandagira umugunzu w'intare n'ikiyoka. Ese uriteguye gukandagira umugunzu w'intare n'ikiyoka? Uriteguye gukandagira ikibi? Uriteguye kunesha ikibi? Uriteguye gutsinda Satani? Twizere Uwiteka, dusenga Imana. Kuri uyu munsi wa 12 w'ibihe byacu byo gusenga, ibyifuzo tuba dufite imbere y'Uwiteka ni bya bindi n'ubundi bikubiye muri bya bice uko ari bine. Hari amasengesho dusengera igihugu, hari amasengesho dusengera itorero, hari amasengesho dusengera abarwayi, hari amasengesho dusengera abantu ku giti cyabo, ibyifuzo bitandukanye. Imana yacu itugirire neza cyane, kandi Imana idufashe. Uwiteka atugire neza, atube hafi. Uwiteka aturengere. Hari abantu benshi baba bafite akazi, ariko bakabura umutekano mu kazi pe. Ibyifuzo twagiye tubyakira, ariko Uwiteka abaha umutekano mu kazi, abahera umugisha kuri ba bosi. Kandi namwe mubakorere mutareba ku jisho, ahubwo mumere nk'abakorera databuja mukuru, kugira ngo igihe muhagurukiwe nimubwira databuja, mujye mumwibutsa, mubwire twibuke ko twakoreye ababosi, cyangwa se twakoze aka kazi n'umutima wose. Turakwinginze uturengere, twe gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Hanyuma hari akarengane ka hato na hato kagenda kaba hirya no hino, ugasanga ibyari bigenewe abakene bibaye biriwe n'abandi mu matorero hirya no hino. Ugasanga dufite abantu batarimo gukiranuka, ugasanga umuntu aramena ibyo kurya, ugasanga imyenda iratora uruhumbu,
kandi hari abandi bantu bakayambaye. Ibyo bintu ni ukurenganya ku rwego rukomeye. Usanga abantu barikubira byo bakabibasangira n'abandi bakabyikubira. Ibyo ni akarengane gakomeye. Imana kandi ntizabura kubibaza abantu. Turasengera rero abarengana, haba mu itorero, hanyuma twinginga Uwiteka kugira ngo aturindire umutekano mu gihugu. Imana yacu itugirire neza cyane. Reka rero dusenge, ari nako twinginga Imana kugira ngo ubu butware tubugire ubwacu muri Yesu Kristo, kugira ngo turibate dukandagire mu gunzu y'intare n'ikiyoka mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu, uhabwe icyubahiro bw'ijambo ryawe no kubw'amasezerano meza amaze igihe kirekire yasohoye ubwo Yesu yazaga mu isi. Uwo twizeye niwo duha ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, gukandagira umugunzu w'intare ndetse n'ikiyoka. Ndakwinginze kubw'abantu bawe bari mu kazi hirya no hino, bafite ingorane zitandukanye, amakuba impande zose, bamerewe nabi n'ababosi, kandi bakora ntako batagize. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zineshe, zitsinde icyo kiyoka, icyo kibi gishaka guhagurukira abavandimwe mu byo bakora. Mu izina rya Yesu Kristo niko dusenze, kugira ngo ugirire abantu bawe neza. Mu izina rya Yesu Kristo ukize abarwayi, wiheshe icyubahiro, wiheshe icyubahiro ku bantu bawe, wiheshe icyubahiro ku barwaye indwara zidakira, indwara z'abadayimoni, indwara z'imyuka mibi, imyuka iyobya, imyuka y'abadayimoni, indwara za negatifu. Ibyo byose tukandagiye iyo migunzu y'intare n'icyo kiyoka. Mu izina rya Yesu Kristo umucyo wawe numurike katika jina la Yesu. Turabasengera abari kure n'abari hafi, tuzi n'abo tutazi. Mu izina rya Yesu Kristo iyo myuka mibi yose buryo bwose yishushanya, Uwiteka wiheshe icyubahiro kubw'izina ryawe ku rusengero atorero, kugira ngo uce akarengane, tuma abantu bose babasha kubona ubutabera. Mu izina rya Yesu Kristo abantu bose babashe gusangira ibike bafite, kugira ngo izina ryawe riherwe icyubahiro muri bo. Niko dusengeye kandi kugira ngo ukirindire umutekano, kuko atari wowe uhabaye nta wundi wahaba. Turabizi neza ko abarinzi bahari, ariko babaye maso utari kumwe nabo, babera amaso ubusa, ntamenya aho umwanzi baciye muri humye. Ariko ndakwinginga kugira ngo imigambi y'ababi bose ihishurwe muri iri sengesho, wiheshe icyubahiro Mwami. Turagushimira ko Imana ibana natwe, tugotesheje imbaraga z'amasengesho igihugu cyacu, mu Afurika enye zose z'igihugu. Umutekano wacyo uri mube mu biganza byawe Uwiteka, ukorane n'abashinzwe umutekano. Imbaraga zawe zibane nabo, bahishurirwe, bereke, bamenye imigambi imbere itarashyirwa mu bikorwa. Ndagushimira kuri Imana yacu bwite twumva. Komeza kutuyobora Mana y'ukuri, komeza kutuba hafi, komeza kudushoboza gufata imyanzuro myiza. Uha umugisha abakunda bagukorera, haba ku manywa na nijoro. Uha umugisha abantu bose turi kumwe muri ibi bihe byo gusenga, kandi usubize ibyifuzo byawe ku bw'ubuntu bwawe. Ndagushimiye kubana natwe, ishimwe n'icyubahiro bijyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Mwari kumwe na Evangeliste Kabenga.